iperereza ryacyakomeje. Ubwo rero mwumvise ko ari ibice bibiri, dufite izibwe zikambikwa izindi plaque, ariko dufite n'abandi bafite ibinyabiziga byabyo bahisemo gukuraho plaque zahawe bashyiraho izindi. Wakwibaza utese plaque zituruka hehe? Moto barayitwaye yari nshyashya, nari nyimaranye ukwezi kumwe n'iminsi 19. Nyuma yo kumuniga rero barayitwaye n'ibyangombwa byayo birimo carte jaune, autorisation, permis n'irangamuntu. Yari ifite plaque RH 022X. Ubu rero barayihinduye bakoresheje amayeri y'ubujura. Ubu bari bayambitse RF 178G. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Africana TV no kuri wa africanapost.com. Nkuko mubibona rero hano turi kuri polisi y'igihugu ku ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Uyu munsi rero kuri uyu wa gatandatu ku tariki 18 hakaba habaye igikorwa cyo kumurikira abanyarwanda bimwe mu bikorwa polisi yagiye ifatiramo abantu batandukanye bakoze ibyaha bijyanye n'ubujura bwa moto, ariko si ubujura noneho gusa ahubwo harimo no guhindura plaque, guhindura ibirango biranga icyo kinyabiziga. Ahanga rero ku Muhima nkuko murimo mubibona muri iki gitondo hakaba hamaze kwerekanwa bamwe mu bagize mu bakekwaho kuba barakoze ibi byaha byo kugira urwo ruhare. Ni moto zitandukanye nkuko mubizi hano mu mujyi wa Kigali. Iyo ugiye mu Gatsata hari ibinyabiziga byinshi uhasanga. Polisi y'igihugu rero ikabahamagarira abantu batandukanye bagiye babura ibinyabiziga byabo kuza kuyegera kugira ngo basabe amakuru barebe ko ibyo binyabiziga byabo bitaba byarafatiwe muri ubu buryo nkuko ibingibi turimo tubona ahangaha baje kutwereka nabyo byagiye bifatwa. Bamwe mu baturage rero babuze ibinyabiziga byabo baganiriye n'itangazamakuru ubwo hamurikwaga ibi binyabiziga, batubwira uburyo bagiye babura ibinyabiziga byabo n'uburyo bishimiye ko polisi y'u Rwanda yakoze akazi kayo hanyuma ibinyabiziga bigafatwa. Biragoye kubera ko byagiye bihindurwa plaque, ariko ugendeye kuri nimero za moteri, nimero za chassis ndetse n'ibindi bajya haba communication zitandukanye, none bakaba babonye ibinyabiziga byabo. Yenda reka twumve bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru ubwo polisi y'igihugu yerekanaga bamwe mu bakekwa mu gukora ibi bikorwa ndetse na ba nyiri moto bahawe moto zabo. N'abaturage rero bashimira polisi y'igihugu kuba bahawe ibinyabiziga byabo. Nitwa Nakate Josephine, mutuye mu Nyakabanda. Tubwire kuri hano byagenze biti? Kuba ndi hano polisi yarampamagaye mbwira ikinyabiziga cyanjye cyibwe. Tugeze kuri polisi mu Gatsata dusanga plaque barayihinduye. Plaque yari yambaye RD 346F, dusanga yambaye RB 519H. Moto yibwe gute, byagenze gute? Umumotari witwaye yatwaye umugenzi Kimisagara amujyanye Mageragere. Igihe bageze mu cyashanga cyo muri Mageragere bahita uwo yarahetse ahita amuniga mu gihuru ava mu Kamundi, nawe ahita afata moto bahita bica kuri moto baragenda baraturababura. Ibi byabaye hashize ikinga n'iki? Hashize imyaka myinshi, yabuze mu kwezi kwa gatatu 2019. Ubwo baduhamagaye hara kuri polisi mu kwa 11. Hanyuma uyu munsi tubwire nibihe byishimo ufite umaze kubona ko polisi guhamaga ikinyabiziga cyawe kibonetse? Umva narishimye, ariko imyaka yarishize yari myinshi, ibaze kugira imyaka 5 yose twari twarahebye, twatanze ikirego kuri polisi, twanagarikije imisoro muri Rwanda Revenue, twarahebye nyine nabwo nyine twumva ko byarangiye, cyabuze bagitwaye byarangiye. Abituye kumva numva barampamagaye ndumirwa, ahubwo barambwira ati se polisi barambwira ati nomero yanditseho y'intuza ni yawe. Ati twayifashe rero iri mu Gatsata uzaze kuyireba. Nuko ndaza ndayireba kuko nsanga niyo, ariko nukuvuga ngo icyayirangaga ni sashe yonyine. Ntuza ni sashe nizo yari huye na carte jaune twari dufite. Hanyuma hari abantu benshi babuze moto zabo, ibinyabiziga muri ubu buryo. Nk'umuturage ukurikije ibyabaye polisi ibaye moto zanyu, ubona ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa naba hano kwihangana, ariko cyo polisi iri mu kazi kose. Hari abayibuze baricecekera. Oya ntago wakwicecekera, ariko nawe wicecekeye nawe atagarikisha imisoro urumva ni ikibazo. Nuko ya misoro Rwanda Revenue yakomeza ikabura, kandi ugasanga nawe kibonekeye ugasanga nubakirwa ntacyo kizakumara kuko imisoro izaba ari myinshi. Ariko yagarikisha imisoro no kuvuga ngo ngiye ubu ngubu aho bakiduhera hose niyo bakihorera kugeza ubu ngubu nta kibazo, ko igihe bazakimpera imisoro izaba twarayagarikishije
duhita tugenda bongera bakiduha wenda munaso yongera kujya kwaka indi karite jaune nshyashya. murakoze cyane. Murakoze nawe. Nitwa Tangimana Venani, abantu mu karere ka Rulindo, umurenge wa Rusiga, intara y'Amajyaruguru. Naje kwibwa moto mu kwezi kwa kabiri ku itariki 27 2024. Iyo moto nari narayiguriye umwana wanjye w'imfura witwa Ntihinduka Elisa, amaze kubona perime, hanyuma aza gutegwa n'ibisambo hariya muri kariyeri mu murenge wa Shyorongi. Noneho bimubwira ko abigeza ahantu hitwa ku Munindi hafi n'akarere ka Gakenke. Hanyuma ubwo uwo umwe wari wiyise umugenzi nibwo yari yakomandinze cyangwa se yamenyesheje ibindi bisambo bibiri baramuniga ari abantu batatu. Moto barayitwaye yari nshyashya, nari nyimaranye ukwezi kumwe n'iminsi 19. Nyuma yo kumuniga rero barayitwaye n'ibyangombwa byayo birimo carte jaune, autorisation, perime n'irangamuntu. Yari ifite plaque RH 022X. Ubu rero barayihinduye bakoresheje amayeri y'ubujura. Ubu bari bayambitse RF 178G. Nkaba rero icyo mvuga aha ngaha ndashimira inzego z'umutekano cyane cyane polisi y'u Rwanda, kuko kugira ngo nzamenye amakuru ko moto yanjye yabonetse nari narayihebye burundu, nuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 polisi ya Gatsata niyo yampamagaye imbaza ko naba narigeze natunga ikinyabiziga aricyo moto ifite iriya plaque nyine nababwiye ariyo RH 022X. Hanyuma mbabwira ko iyo moto koko nayitunze, ko nayiguze ari yanjye rwose. Sobanura uburyo yibwemo. Uyu munsi ikaba iri mu maboko y'ubuyobozi cya polisi y'igihugu. Ndashimira rero polisi y'u Rwanda cyane, ni intashyikirwa, ndetse umuntu wese wajya ugira ikibazo kigendanye n'ibireba polisi y'u Rwanda ajye yihutira kukimenyesha, kuko nk'ubwo nahise ntanga ikirego kuri RIB, birangije ndazanza hano ku Muhima kuri traffic ntanga ikirego, moto bayishyira recherche. Uyu munsi rero moto irahari, nubwo ntarayibona ariko mfite icyizere ko leta yacu ari nziza, ntabwo yabitureberera ngo ihindukire idukamire mu kitozi. Hanyuma rero nkaba nkangurira n'abandi bantu bagiye bibwa amamoto bagenzi banjye, n'ibindi binyabiziga bindi, amamodoka birashoboka, amagare, bajya bihutira kugera ku rwego rwa polisi babimenyekanishe. Hanyuma polisi iri mu kazi, abanyarwanda mwese mubyumve, polisi iri mu kazi, n'uwabishidikanyaga wese rwose polisi iri mu kazi. Murakoze. Mu gusoza iki gikorwa rero itangazamakuru twaganiriye na Commission of Police Boniface Rutikanga, ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, adutangariza mu by'ukuri ibi bikorwa bagiye bakora, uko ibi binyabiziga izi moto zagiye zifatwa, ndetse n'uburyo hagiye habaho imikoranire myiza y'abamotari b'inyangamugayo kugira ngo izi moto zifatwe. Nimba mukurikirana, tumaze iminsi tugaragaza ibinyabiziga bifungiye mu Gasyata twagiye dufata mu bikorwa bya polisi bitandukanye, bimwe bitujuje ibyangombwa. Harimo ibyahinduye plaque, harimo ibyambaye plaque zitari izabyo, mbese byavuye ku bindi binyabiziga, ndetse harimo n'ibyibwe nabyo bikambikwa plaque. Mu iperereza tumaze iminsi dukora, twabaje gukora ku iperereza kuri moto 136. Izo moto 136 zose zambaye plaque zitari izazo, ariko iperereza riracyakomeje, bivuze ko uje icyumweru gitaha dushobora kuba dufite umubare urenze uwo. Muri izo moto 136, 16 zo zaribwe, zimaze kwibwa zambikwa izindi plaque zitari izazo. Bivuze ko uwibye moto yarayibye, amaze kuyiba akuraho plaque yari yambaye, ashaka indi arayambika. Izo mubona aha ngaha ni 12, izindi enye ziri mu Gasyata. Iperereza ryacyakomeje. Ubwo rero mwumvise ko ari ibice bibiri, dufite izibwe zikambikwa izindi plaque, ariko dufite n'abandi bafite ibinyabiziga byabyo bahisemo gukuraho plaque zahawe bashyiraho izindi. Wakwibaza utese plaque zituruka hehe?
birumvikana ko hari abajya mu igaraje bakazibaho ibinyabiziga biparitse, birumvikana ko hari abantu ibinyabiziga bisaza ntibasubize plaque, noneho bano bazigurisha bakagenzaho ibyo binyabiziga biri aho izo moto ziri, bagafata izo plaque bakazigurisha ba bandi bashaka ko ibinyabiziga byabo bitamenyekana cyangwa bo ubwabo batamenyekana. Aba rero nibo wisanga mu bikorwa ibi bikurikira. Icyambere, bashobora kuba benshi bafite amadeni menshi cyangwa amande menshi ku buryo ashaka kugira ngo atazafatwa, kuko iyo plaque itazwi ikinyabiziga ntibabasha kugikurikirana. Ariko nanone bene abangaba bisanga mu bikorwa bitandukanye birimo ubujura. Tujya twumva abantu bashikuza amasakoshi y'abadamu, ujya wumva abantu bashikuza, abamotari bashikuza telefone z'abantu, ujya wumva abamotari umuntu amuha 5 aho kumugarura agatsimbura akagenda. Ngira ngo mujye mwumva n'abandi batuma umumotari ati ntwarira kano gafuka k'umuceri wanjye yarangiza ntakagezeyo. Abo bose ni ibibazo tuguma twakira. Kugira ngo rero bene nk'abo yaguhaye plaque uzakurikirana iyo moto urayisha kukayibura. Mu iperereza rero twakoze n'uwo mubare twasanze ibinyabiziga 136 kugeza ubu. Byumvikane neza kugeza ubu ko turacyakomeje, usanga ba nyirabyo mu by'ukuri barahisemo kubyambika izindi plaque bagamije kujijisha andi makosa ibindi byaha bakurikiranyweho. Ariko nanone hakaba na wa wundi uyiba, yamara kuyiba akajya kuri wa wundi ugurisha plaque akamuha iyindi, wa wundi watanze ikirego ko moto yabuze tukayishaka tukayibura kuko iba yambaye ikirango kitari cyayo. Mbese hakabamo umuntu aba yabigendeye kugira ngo ajijishe inzego z'umutekano n'ubugenzacyaha kugira cyo nyabiziga n'abakoze icyaha badafatwa. Ubutumwa rero nubuhi, birumvikana ko mu binyabiziga dufite hariya birashoboka ko hari abantu benshi batazi cyangwa bibwe ibinyabiziga byabo bagaterera bakicecekera. Nibatugane mu Gasyata baze barebe niba ibinyabiziga byabo, ubwo ndavuga moto, nimba bitari mu byo twafashe, kuko biradutangaza iyo dufashe ikinyabiziga tugahamagarira abantu kuza kureba ntitubibone, tukagiteza cyamunara kugeza icyo gihe umuntu nyiracyo ataraboneka. Nyamara ngira ngo nyuma y'aba bantu muganiriye biragaragara ko hari abanyarwanda benshi bashobora kuba bafite ibinyabiziga byabo byibwe biri mu Gasyata. Iyi nkuru itambuka, wari wese wabuze ikinyabiziga cye yatugana ku ishami rya polisi ku Muhima cyangwa akaza mu Gasyata kugira ngo arebe niba moto ye ishobora kuba iparitse hariya. Rero ni icyo twakoze kandi turacyakomeje, ariko dukangura n'abamotari ko mu by'ukuri ntaho bazatwihisha, ntaho bazaducikira, ntabwo wakora icyaha ngo utugendane. Mu by'ukuri birumvikana ko rero ntidusinzira, turakomeje. Ibi tubabwiye ntabwo durangije, ni bimwe tumaze kwizera ko tudashidikanya ko bifite ibibazo. Turacyakomeje rero. Fanda, ibi biri mu binyabiziga bya moto gusa cyane mu mamodoka bishobora kuba biriho? Kugeza ubu ngubu sinavuga ko muri modoka bitarimo, ariko nta birego byinshi ku binyabiziga by'imodoka dufite. Ibirego byinshi dufite tubona ni ku binyabiziga bya moto. Kongeraho nuko nuko ntabwo twabura gushimira abamotari benshi b'inyangamugayo dukorana nabo. Muri uyu mwuga w'abamotari harimo abantu benshi b'inyangamugayo kandi badufasha kugira ngo tubone amakuru menshi. Turabashimira ko tunabasaba gukomeza kuduha amakuru, kuko umusaruro w'amakuru baduha twatangiye kubona n'uyu nguyu. Ariko turabonaho no gukangwa n'abandi bahisemo kwishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bibashora mu byaha, ko ari bibangiriza ubuzima kandi batesha n'amahirwe yo gukomeza gukora umwuga. Ibinyabiziga nk'ibi birashoboka ko byakwambika ibyangombwa bikajya mu muhanda bigakora bigahira ba nyirabyo n'ingo zabo nta kibazo biteje. Inzira z'ubusamuro ntaho zabageza. Ndagira ngo dufatanye kugira ngo dukangurire abantu kumva ko igihe cyose abonye amakuru bakeka ko ikinyabiziga cyabo kibwe batugane barebe aho biri, kuko birangira tubifasha kenshi. Kandi nabo abandi biruka, abo mwumva ngo duhagarika bakiruka, ni bene nk'aba bambaye bafite ibinyabiziga bitambaye plaque zabyo, kuko batinya ko turi bafate bakaryozwa ibyaha bakoze.
Avande dusoza hari ubufatanye bwa polisi n'ibindi bihugu hano mu karere, hari abumva ko moto yo yibwe ishobora kwambuka i Burundi ikajya i Bugande cyangwa se ikaba yava ni Burundi ni Bugande no muri Kongo ikaza mu Rwanda ho. Ese muri ibi bikorwa byagiye biba nta moto zagiye zifatwa zavuye muri ibyo bihugu cyangwa se n'izindi batanga ibirego bavuga yuko zishobora kuba zibwa zikambuka muri ibyo bihugu, hakorwa n'iki cyo gihe? Ntabwo nabihamya ariko birashoboka. Uti kubera iki? Kuko hari igihe dufata ikinyabiziga ukagishaka muri systeme zose zo mu Rwanda ukakibura, ugasanga chassis muri Rwanda Revenue ntirimo, mu bacuruzi ibyo binyabiziga babyinje mu gihugu ntaho kinjiriye, bivuze ko kiba cyarinje mu gihugu giciye mu nzira za panye zo bakunze kwita panye zitemewe. Icyo dukora rero nk'ibyo binyabiziga tubishyikiriza inzego zibishinzwe, tugakoresha uburyo bwa polisi mpuzamahanga Interpol tukabiranga, ariko mu by'ukuri ntabwo tubona abantu benshi bitabira kuza kubikurikirana. Kimwe nuko natwe hashobora kuba ari ibinyabiziga byo mu Rwanda birimo na moto bishobora kuba byambuka hakurya bigaherera iyo, ariko nibura twebwe kugeza ubu ngubu dufite ibinyabiziga ngira ngo bigeze hafi 30. Kugeza ubu ngubu tugishakira ushaka muri Rwanda Revenue ntubibone, ugashaka aho byinjiye ntubibone, mu babicuza kuvuga ati ikinyabiziga sinigeze kinjira cyangwa kijya muri ntuze muri stoke zacu, ubwo nyine ugahita wumva ko kinjiye mu bundi buryo. Birashoboka ko abenshi batanga ibibazo kuri polisi bavuga yuko bandikiwe amande, nyamara bavuga ko gace batagakandagiyemo. Umuvugizi wa polisi arasobanura yuko hari amanyanga ashobora gukorwa, ugasanga plaque ufite cyangwa ibirango by'ikinyabiziga ufite hari undi wabyiganye wandikirwa ayo mande. Urugero aradusobanurira uko bigenda. Bimwe mu byaha bakora naba nk'urugero rw'iyi moto. Iyi moto plaque mubona ni incurano, ariko mu by'ukuri ihuye na plaque yindi y'ikindi kinyabiziga yo yatanzwe na Rwanda Revenue. Birumvikana ko ntiyatanzwe na Rwanda Revenue, ariko yarayihimbye isa n'indi undi muntu wahawe plaque na Rwanda Revenue. Noneho iyi ngiyi kubera amakosa yakoraga, wa wundi ufite yindi nyayo yemewe akajya abona amande, akajya abona message z'amande zagiyiwe, aza hangaha kuri traffic police aza kubaza icyabaye. Turamubwira tuti duhereze plaque yawe turayireba, zana sashe yawe turayireba, tubona koko ahubwo ikinyabiziga dufite nicyo mu by'ukuri cyandikiwe amande, ahubwo ya mande akajya agiwe kandi we nta makosa yakoze. Ngira ngo mujya mubona abantu bavuga bati ko nabonye amande kandi yewe nzi ko ikinyabiziga cyanjye nta makosa gifite, aho ntigeze nahagera. Bituruka rero ku bantu nk'aba bahindura plaque akayandika yari ya Rutikanga akayiha John akajya abona amande, Rutikanga agasigara nta mande afite. Ibyo nabyo duhura nabyo. Icyo nacyo ni ikindi cyaha gifite aho gihuriye no guhindura ibirango no guhimba inyandiko. Ariko ibi ni bimwe mu bibazo duhura nabyo umunsi ku wundi. Ngira ngo hari n'ibindi tugeze kwerekana mu bihe byatambutse, ariko muri izi ngizi 12 ziri hano uru n'urugero rumwe mu rugero rwiza yaribwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bacura plaque ihuye n'iyundi muntu, birumvikana ko umuntu nk'uyu yafashwe amakosa agenda yiyongera cyangwa ibyaha bigenda byiyongera bitewe n'uburyo yagiye abikora mu bihe bitandukanye. Mu gusoza rero polisi y'u Rwanda ikaba yasabye abantu kwirinda kugwa muri ibi byaha. Muri aya mategeko rero ingingo ya 276 yo mu gitabo cy'amategeko ahana ivuga ko iteganya ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo itegetswe gukorwa cyangwa cyarangije kwemeranywa abakoze icyaha. Umuntu wese rero kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda munsi ya miliyoni 3 ariko atarengeje miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Gusa umuntu wese uzi ko inyandiko ari impimbano akayikoresha ku buryo ubwo ari bwo bwose abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ibihano biteganyijwe n'igika cya 3 cy'iyi ngingo.
murakoze cyane turabashimiye mwe mudukurikiye rero kuri Africana TV no kuri wa3 africanapost.com nkuko mubibonye rero mwumvise itegeko icyo riteganya ku bantu bakoresha inyandiko mpimbano ubwo n'abakoresha ibinyabiziga muri ubu buryo mwumvise ko ari icyaha gikomeye mugomba kwirinda kugwamo. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste kuri Africana TV mwari dukurikiraga rero turi hano ku Muhima ku ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda.